Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, uyu ni umunsi utazigera ugaruka, kandi n'umugisha Imana ibiduhaye. Muzi kuramuka mu bantu baramutse muri uwo munsi, mu bantu babazwe nk'abagihumeka, wowe nanjye tukaba tukirimo. Reka ibyo bintu tukabifate for granted muri cya kinyarwanda cy'umunsi, ntitukabifate nk'aho nta kintu bivuze. Ni iby'agaciro. Inshuro nyinshi aka gaciro tukamenya iyo twarwaye tugakira, iyo tuvuye mu mpanuka, iyo tuvuye mu kintu giteye ubwoba. Ariko reka nkubwire, niyo tutahuye n'impanuka, niyo tutabanje kurwara, amagara mazima ni umugisha. Amagara mazima ni ikintu kimbwira ngo hari ibyiringiro ko ibintu ejo byahinduka. Amagara mazima ruvuga ngo Imana ari iki kintegerejeho, reka nanjye ngikore uyu munsi. Imana inyongeye mu byazi byiza, ngira umumaro mu bwami bwa data, ngira umuntu mbera uw'umugisha, nawe azakomere muri urugendo, nawe azakomeze abandi. Buri munsi rero wose ni uw'agaciro. Hanyuma gutangirana n'Imana ntako bisa. Ndabizi dushobora kugenda tuvugana n'Imana, dushobora kwiyuhagira tuvugana n'Imana, dushobora guteka tuvugana n'Imana, dushobora guhinga cyangwa tugatwara mu modoka tuvugana n'Imana, ariko kugira umwanya w'umwihariko. Turabizi iyo tugiye kuganira n'umuntu w'inshuti cyangwa umuntu twubashye cyangwa umuntu duhaye agaciro, ugiye kugira ibyo tubwira cyangwa natwe tugiye kugira ibyo tumubaza, tuba twumva nta muntu wadudisturbinga ku ruhande, nta telefone yakwitaba, atasoma message, atakwibika umutwe muri telefone arimo kutuvugisha. Tuba dushaka full attention, tuba dushaka umuntu atureba. Uwo mwanya nawe uzajya ugirana n'Imana. Imirimo itaraguhamagara, telefoni zitaraguhamagara, inshingano zitaraguhamagara, rema mu masaha 28 akanya k'umwihariko ko kubana n'Imana. Wiga ijambo ry'Imana, urisome nkushaka kugira icyo ribwira, atari ugusoma kwa kundi. Akenshi iyo dusomye ahantu tusanzwe tuzi, dukuramo gusa ibyo twamenye iyo tutabishyizeho umutima wose. Ariko iyo tubishyizeho umutima wose, Mwuka Wera twigisha ibindi bintu, kandi bikatubera ibyo kurya bitubyibushya mu mwuka wacu. Reka dusome, turi mu gitabo cya 2 cy'Abami ku murongo waho wa 8 kuva ku murongo wa mbere. Kandi Elisa yari yarabwiye wa mugore yazuriraga umwana ati, hagurukana nabo mu nzu yawe ugende usuhukire aho uzashobora hose, kuko Uwiteka ategetse ko inzara itera ikazamara imyaka 7 mu gihugu. Nuko umugore arahaguruka abigenza atyo, akurikira ijambo ry'uwo muntu w'Imana, ajyana nabo mu nzu ye, asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya, amarayo imyaka 7. Nta kintu cyiza nko kubana n'Imana no kuyibera inshuti ya bugufi, no kuyigirira umwanya. Uzi ko hari ibintu Imana ishobora kutubwira no kuduhishurira itabwiye rubanda nyamwinshi cyangwa itavuze muri rusange. Niko uyu mugore wari waracumbikiye umukozi w'Imana yarinzwe inzara. Ijwi ryamugezeho ry'ubuhanuzi, Elisa aramubwira ngo inzara igiye gutera muri iki gihugu, izamara imyaka 7. None bushatse ahuye, no kuvuga ngo inzara yateye ahangaha ntiyigeze imugeraho. Ese twagirira Imana umwanya? Ibi bintu biva mu bucuti, mu kubonera Imana umwanya. Imana igiduhishurira ibintu runaka, bigatuma hari ibintu dukira, tukagerwaho gusa n'iby'Imana yemeye. Muzi ko hari ibintu byo bitugeraho atari twebwe byari byarakenewe kubwo kurangara n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ku murongo wa 3, iyo myaka 7 ishize, uwo mugore arasuhukuruka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya, araza atakambira umwami w'urugo rwe n'igikingi cye. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi, umugaragu w'uwo muntu w'Imana, amubwira ati, ndakwinginze untekerereze ibikomeye Elisa yakoraga byose. Nuko agitekereza umwami uko yazuye uwapfuye. Uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana abaraje, atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Gehazi aherako aravuga ati, nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Umwami abibaza uwo mugore, arabimubwira. Umwami aherako amuha umutwareho umuhesha, aravuga ati, umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Reka ikibazo uhagazemo uyu munsi uzasohoke gihindutse ubuhamya, gihindutse ishimwe, yewe rizatuma hari imiryango ukingurirwa. Abantu bagenda bigisha ijambo ry'Imana cyangwa bahagarara ahantu hatandukanye bavuga imirimo y'Imana itandukanye, nuko hari ibintu baba byarakoze ku buzima bwabo. Uzumva uyu muntu ahagaze avuga ngo naciye mu bihe byo kurira, naciye mu bihe byo kuganya, ariko uyu munsi ndaseka, uyu munsi ndashima Imana, uyu munsi nabonye Imana. Tumutega amatwi yacu yose tugakurikira, turimo dufashwa. Tuba dufashwa n'iki? Tuba dufashwa nuko yihanganye, kuko iyo ataza kwihangana muri bya bihe, nta buhamya yari kuba afite bwo guhagarara imbere y'abantu. Reka rero ibyo urimo ucamo uyu munsi, we kubyitotombera cyane no kugwa hagati aho ngo bitararangira, ahubwo ukomezanye n'Imana, umunsi umwe uzahinduke ubuhamya. Ibi bintu birimo bibwirwa umwami Gehazi arimo kuvuga ni ubuhamya. Hari igihe umubyeyi yarizihijwe nuko umwana we yapfuye, hari igihe umubyeyi yarizihijwe nuko yatinze kubyara, ariko uyu munsi byahindutse ubuhamya. Ubuhamya bugiye kumukingura undi muryango, kuko umwami akimubona Gehazi arimo amubwira inkuru, umwami Yesu avuga ati, nibagusubiza ibyawe byose. Guhinduka ubuhamya byatumye asubizwa ibye byose. Ariko irindi somo twakuramo ahangaha, ubuzima bwa Gehazi burimo buravuga, burarakonta amakuru y'umukozi w'Imana Elisa uko byagiye bimugendekera. Reka twe kuzaba abantu bakabara nkuru z'abakozi b'Imana bafite amavuta, twagendanye nabo, twarebye muri televiziyo, twasomye muri Bibiliya, ahubwo twifuze ngo Mana nanjye wankoresha. Kuba narabanye n'umuntu kanaka, kuba naragize amahirwe yo kwicara mu itorero ririmo umuntu umeze gutya, kuba narabanye n'umuntu ufite impano runaka,
birambwira ko nanjye ushobora kunkoresha. Reka twe kugarukira ku rwego rwo kuvuga inkuru z'ibyo twasomye kuri Petero, z'ibyo twasomye kuri Paulo, z'ibyo twabonye ku buzima bw'abakozi b'Imana, abo muri generation yacu, abo muri generation za kera bagiye bazana ububyutse, ahubwo natwe twabana babwira Imana ngo Mana nanjye wakorana nanjye. Ubwo watumye amaso yanjye areba ibi bintu, nkamenya ko bibaho ushobora kubikorana n'abantu, nanjye mpimbaraga zibyizera ndetse nanabishakisha. Ku murongo wa 7 ngo bukiye Elisa ajya i Damasiko. Icyo gihe Ben-Hadadi umwami w'Isiriya yararwaye, baramubwira bati wa muntu w'Imana araje. Nuko Hazayeli ajya kumusanganira ajyanye amaturo y'ikintu cyose cyiza cyo muri Damasiko, byari imitwaro ihetswe n'ingamiya 40. Bahuye ahagarara imbere ye aramubwira ati umwana wa Ben-Hadadi umwami w'Isiriya umwana wawe Ben-Hadadi umwami w'Isiriya akuntumyeho ngo mbese ahazakira iyi ndwara. Elisa aramusubiza ati genda umubwire uti gukira ko uzakira, ariko rero Uwiteka anyeretse ko azapfa. Maze Elisa aramutumbira kugeza aho umugabo yagiriye ipfunwe. Uwo muntu w'Imana ahera ko ararira. Hazayeli aramubaza ati databuja urarizwa n'iki? Aramusubiza ati ndarizwa nuko menye nabi uzagirira Abisiraheli, ibihome byabo uzabitwika, uzicisha abasore babo inkota, uzahondagura abana babo bato n'abagore babo batwite uzabafomoza. Uyu mwami Ben-Hadadi yatumye intumwa ye yitwa Hazayeli ayituma kuri Elisa kuko yararwaye ashaka kumenya icyo Imana ibivugaho. Hanyuma Elisa abona ko azapfa, ariko agiye kumutuma n'ubwo ngo ugende umubwire ariko ko atazapfa, ntubimumenyeshe, kugira ngo kwari kurinda umutima kugira ngo umutima udahita wiwe. Ikintu kibabaje ahangaha nuko Elisa yahise abona mu maso y'iyi ntumwa, akabona ubugome bumubitsemo ko ari uzica uyu mwami akamurangiza. Hanyuma Elisa atumbiriye iyi ntumwa y'umwami Ben-Hadadi, amutumbiriye abona ububi buri mu mutima we, abona imigambi ye bimutera agahinda ko mu mutima, ararira. Hanyuma aramubaza, Hazayeli abaza Elisa ati se niki kikurishije? Aravuga ati mbonye nabi uzagira shobuja, mbonye uburyo uzica abana, mbonye uburyo uzafomboza abagore batwite. Twakomeje kuvuga inshuro nyinshi muri ibi bice, hari igihe guhora k'Uwiteka, guhana k'Uwiteka gushobora kugira ku muntu runaka wanze kumvira Imana, kandi Imana yari nabihanuye mbere yaho. Ibyo bintu kuba tubimenye, kuba tumenye ko umuntu bizagenda gutyo, ntibivuga ngo amaboko yacu arakoreshwa ikibi. Mwibuke ko mu isezerano rishya itegeko nyamukuru duhagazemo ryitwa urukundo, niho habikiyemo amategeko yose. Mu izina ry'ikintu icyo ari cyo cyose uzasabwa gusohoza, mu izina ry'ikintu icyo ari cyo cyose uzasabwa gushyira mu bikorwa, uzabanza upimire mu kayunguruzo k'urukundo, hanyuma umenye ngo iki kintu gishyirwa mu bikorwa cyangwa iki ngiki ntabwo gishyirwa mu bikorwa. Kuba umwami yararangije igihe cye, kuba yaragiye gusimburwa n'uyu mugabo Hazayeli, ntibivuga ngo Hazayeli nakoresha amaboko ye kugira ngo abe ari we umwica. Iki kintu Imana izakirinda amaboko yawe, izakirinda ururimi rwawe, izakirinda imigambi yose wagira. Nongera ngo Imana ntizabura aho icisha. Nubwo yaba yavuze ngo niwe uzicara kuri iyi ntebe, niwe uzasimbura kanaka azagira gutya, nubwo yaba yabivuze kajana, ntabwo Imana ikeneye amaboko yawe yanduye cyangwa igikorwa cyawe cy'uburiganya kugira ngo ubashe gusohoza vuba ngo ibyo Uwiteka yaba yaravuze. Ku murongo wa 13 Hazayeli aravuga ati nkanjye umugaragu wawe ndiki cyo kuba nakora ibikomeye bene ibyo ko ndimbwa. Elisa aramubwira ati Uwiteka yanyeretse ko uzaba umwami w'Isiriya. Nuko ahera ko asiga Elisa aho, asanga shebuja aramubaza ati Elisa yakubwiye iki? Nawe aramusubiza ati yambwiye ko uzakira nta kabuza. Bukeye bwaho Hazayeli yenda uburingiti abwineka mu mazi, abumupfukisha amaso, umwami ahera ko aratanga. Nuko Hazayeli yima ingoma ye. Mwumva umutima urarikiye ubwami, umutima urarikiye ibintu uburyo ari mubi. Ni ukuvuga ngo Elisa akimara kumubwira ngo Uwiteka ambwiye ko ari wowe uzaba umwami w'Isiriya, yahagurutse yihuta ajya gushyira mu bikorwa bya bindi. Ntabwo ni ukuri Imana ikeneye amaboko yacu, ntabwo ikeneye sapoti yacu kugira ngo idutereke ahantu ahari hose. Itegeko riruta ayandi ni urukundo. Ikintu cyose uzakora kidavuye mu rukundo, uzamenye ngo kirimo ikibazo. Mwami Imana abidushoboze. Ku murongo 16 ngo mu mwaka wa 5 wo ku ngoma ya Yehoramu mwene Ahabu umwami w'Abisiraheli, kandi Yehoshafati wari umwami w'Abayuda amaze gutanga, Yoramu umwana wa Yehoshafati yima ingoma ye, ajya ku ngoma amaze imyaka 32 avutse, amara imyaka 8 ari Yerusalemu ku ngoma. Ariko yagendanaga ingeso z'abami ba Isiraheli nk'uko ab'inzu ya Ahabu bazigendanaga, kuko yarongoye umukobwa wa Ahabu, akora ibyangwa n'Uwiteka, ariko Uwiteka yanze kurimbura Abayuda kuko yagiriye Dawidi umugaragu we, kuko yamusezeranyije kuzamuha itabaza rijya ryaka mu rubyaro rwe iteka ryose. Uyu mwana wa Yehoshafati amaze kwima, murabizi hari ukuntu bari bagiranye ubumwe na Ahabu, uvuga ngo umwami w'Abayuda n'umwami w'Isiraheli, hari ukuntu bari bagiranye ubumwe, ariko ubumwe bwabyaye ikibi. Niyo mpamvu abantu wiyizuza nabo, abantu wiyemeza kugendana nabo, gukorana nabo, ukwiriye kubarobanura. Uyu muhungu wa Yehoshafati yarongoye umukobwa wa Ahabu, arangije yanduzwa n'ingeso zo kwa Ahabu. Ni ukuvuga ngo afata ingeso mbi z'abami b'Abayisiraheli zose azishyira mu bikorwa. Gusa
Uwiteka ko yari afite isezerano yagiranye na Dawidi byuko itabaza ritazazima, azakomeza kumurindira ubwami ku nzu z'Abayuda cyangwa se ku muryango w'Abayuda, bigenda bityo. Ariko nongere mubwire ngo abo wiyuzuza nabo, abo wifatanya nabo bazagira impact ku buzima bwawe. Imana yadusabye gukunda abantu bose, ariko si ngombwa gucudika cyangwa guhindura inshuti cyangwa guhindura abo tugendana n'abantu bose. Iyo dushaka kubaha Imana mu myaka dusigaje, tukazabitindamo, tukazabiramamo, turarobanura uwo dutindana, turarobanura mu tugira inama, turarobanura mu twifatanya mu bintu runaka, cyane cyane none ku gihango kigendanye no gushaka. Ibi birareba abakiri batoya batarashaka, abasore n'inkumi. Yarongoye umukobwa wa Ahabu, muribuka inzu yo kwa Ahabu ko yari imeze, muribuka umugore wa Ahabu ko yari ameze Yezebeli, muribuka ibibi byabaga muri urwo rugo. Ntago iki gihango cyo gushaka ari igihango cyoroheje, ni igihango kizagira ingaruka nziza cyangwa mbi ku myaka usigaje hano mu isi, cyane cyane abantu bafite umuhamagaro runaka wo gukorera Imana. Nturi uwo gupfa gutoragura, uri uwo kurobanura mu gihango cy'urushako, kuko mu migambi y'Imana cyagombye kuba igihango cya burundu. Imana iguha umugisha, iguha amaso yo mu mwuka atuma urobanura, umenya abo wiyuzuza nabo witandukanya nabo, kuko hari imigambi y'Imana ikomeye ku buzima bwawe. Urakoze, ugira umunsi mwiza.